Reka nongere mbifuriza ibihe byiza nizere ko mumeze neza cyane. Reka nizere ko kabisa mwese muri mu nkuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali mukomeje kugenda mugira ibihe byiza. Ubwo rero ndi kubasuhuza mbatera na peace birumvikana. Ubwo nyese mwakoze subscribe kabisa twizere ko ibintu ari waneza cyangwa se ari wanene. Ubwo ni wa muhungu witwa Inyogoye. Nabonye uwitwa Inyogoye kabisa yarabaye Inyogoye neza akoko kuri YouTube zigiye zitandukanye asigaye mukoresha ibiganiro. Amunga nacuruje kabisa nahoze mbona uwitwa Yago. Ese kwa mwita ngo Yago ngo Yago Folil. Ubona ko nyine Inyogoye yasa nkaho yamuremeye ukuntu. Ubwo rero bararemeranye. Yego bose ashaka inyungu ze. Ubwo rero tuje mu kiganiro cy'imikino birumvikana tuje kugira ngo tuganire byinshi bigiye bitandukanye. Ni kiganiro navuga ko kimara igihe gito kuko kibari ikiganiro cyo kubagezaho updates zigiye zitandukanye aziba zigezweho muri Rayon Sport mbisubiramo. Ni muri Rayon Sport andi ma equipe tugenda tuyanyura mu gake ariko twebwe tuganira Rayon Sport. Tuganira Rayon Sport tukayisesengura tukanyuramo neza twihuse turi kahame tukamenya byinshi ugenda biyivugwamo hanyuma natwe tukaza tukabibagezaho gatanu kandi twitonze. Ubwo rero nta byinshi turaza kuba tuganira uretse igaruka rya Bimenyimana Bonfils Karebo muri equipe ya Rayon Sport. Bimenyimana Bonfils Karebo muri Rayon Sport kabisa ubwo rwose akaba yamaze kugarukamo. Uramenya ngo bimeze bite? Ese ko transfer zitaratangira uri gutekereza ko yabagarutse mu buhe buryo cyangwa se ubundi bimeze bite kugaruka kwe iyo operation yite? Perezida bivuze iki? Abatoza ba Rayon Sport nibo ngo bifuje umuntu babonye amavideo ya Rayon Sport kuva kera aje kubimenye neza kubyo turaza kwimanuka twitonze hanyuma tuguhereze ubwino ijana ku ijana. Iyi nkuru nta handi hantu iri. Iyi nkuru nta handi hantu iri. Niba ari ahandi hantu uzi hari inkuru bavuze ko Karebo yagarutse muri Rayon Sport mbere yacu tutera gatuki hejuru ngewe nkwemere 1000 0784422982 duhamagara utubwire niba hari ahantu wumvise iyi nkuru mbere y'ahandi hose. 0784422982 niyo nimero ya telefone turi kwitabiraho abantu hanyuma tubwire niba hari ahandi hantu wumvise iyi nkuru ivuga ko Karebo yagarutse muri Rayon Sport. Niba hari ahandi hantu ngiye nkwemerera 1000 uri kwandika ngo ni gake 1000 ni gake. Faranga yarabuze wa muntu ubusi ninka guha ahubwo ndabampombye itiki ngenzi wacu zikuvana kuri studio ujya mu rugo yatari kwekwe. Ubwo birumvikana kabisa ndagenda ndeba n'ibitekerezo byanyu bigiye bitandukanye agenda ambi inyuzamo amaso ndeba uko bimeze kubera ko birumvikana tutugomba kugenda twungurana ibitekerezo twumva inyunganizi zanyu muri kino kiganiro cyacu kabisa. Ubwo umuntu kabisa ageze kuri Facebook channel yacu kabisa kuri Facebook page yacu mubabarire yamaze kubona post twahashyize ubwo nawe aragenda aduha ibitekerezo. Umuntu uragerageza akuza kuri WhatsApp muri famille yacu kabisa nawe aragenda abona ibyo twanditse kugira ngo agende igenda atanga igitekerezo cye. None kandi mwese muri kuri YouTube ushobora gusiga ubutumwa bwawe muri comment hanyuma tukagenda tubusoma tukagenda tubusangiza na bagenzi bacu badukurikiranye hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Mu kanya gato rero ntabwo turi buze gutinda turaza dutangira n'ibijyanye n'igaruka rya Karebo tubabwira operation tubabwira amafaranga bumvikanye tubabwira ubundi agarutse ati abantu benshi baje bari kwibaza ni gute agarutse kandi transfer ziratangira. Ibyo byose rero nibyo ngira ngo tubaherezeho ubwino cyangwa se tubaherezeho briefing menye operation uko zakinwe.
Aha, ubwo rero ndabona abantu benshi cyane kabisa batangiye kwandika ibitekerezo byabo. Ati nitwa Twisenge Clement Dilo, ati kabisa ati ekipe yacu kabisa igaruye Karebu yabikoze akazi kabisa. Ati Karebu turamwibuka yaradufashije cyane mu gikombe mu mikino tujya mu matsinda. Ati rero bwa mbere na mbere tujya mu matsinda, ati igitego cyadutambukije cyatsinzwe n'uyu muhungu Bimenyimana Bonfils Kahemba. Ati kabisa ati rero twakwishimira kongera kumwumva agaruka muri iyo kandi koko nibyo Karebu niwe wakubisemo urutego rwose, niwe wagize gutya rwose akubitamo urutego rutanga itike ituma rero kipe ya Rayon Sports bwa mbere amateka yerekeza mu mikino y'amatsinda. Kantu bagendana kuri profile iyo wanditse ngo Rayon Sports Wikipedia, ikintu cya mbere bagwa nuko Rayon Sports yageze mu matsinda. Kabisa ko kantu yatakisetinga anazakarisha paka ngo n'umutoza ngo yaje azikaje mu gikipe cya hatari nyine ngo bijyanye n'uburyo rirabonye profile ya Rayon Wikipedia yayo, ariko nyine aza gutungurwa nubwo yageze akatangira kubyitwaramo neza, ariko buriya ngo yaratungwa nyine ajya muri Rayon Sports, yaratunguwe ku buryo budasanzwe, yaratunguwe kabisa, ariko cy'ingenzi nuko ibintu byagenze neza. Ubwo akaba ari kwitwara neza. Ubwo Bimenyimana Bonfils Karebu kabisa operation reka tuyitangire, ariko nahoze mbona witwa Mugenzi kabisa Nizigiyimana Karim Mugenzi yagarutse muri ekipe y'igihugu y'intamba mu rugamba nyuma y'imyaka 2 rwose asezeye, agarutse amugiriye icyizere nyuma yo kwitwara neza muri ekipe ya Rayon Sports, uburyo yacacanze umupira abaga bati kuri 2 rwose uyu muhungu akinnye neza, akuntu tutamugarura muri ekipe yacu aba mu rugamba mu rugamba no kwitegura umukino uzabahuza na Namibia, umukino uzabera One Hawk ese no Cameroon uzabera Dar es Salaam. Urumva rero ko mu kwezi gutaha bafite imikino gicuti, bakavuga bati rero byanga byakunda tugomba kuba mugarura muri ekipe, cyane ko bamwe makinyi bitwaye neza muri championnat muri ekipe ya Rayon Sports. Ababishidikanyaho byose, abashidikanya ko witwa Mugenzi yitwaye neza muri Rayon, karamuheje amahirwe yo kwigaragaza, amuhesheje da, kuko urabona ko rwose ibintu bibaye byiza cyane, bibaye neza, akaba rero ahise yongerwa kugirirwa icyizere. Ubwo rero operation ya Karebu ndabona ariyo tugomba guhita twinjiramo neza cyane kabisa, tukageza kugenda tuyinjiramo, ariko ndabona federation y'umupira w'amaguru Ferwafa ku munsi w'ejo agatangazo yatanze ako umuntu yakanyuraho mbere yuko yinjira neza muri operation. Ndabona imikino y'umunsi wa 29 na 30 yarahinduriwe umunsi. Ndabona nk'ubu imikino y'umunsi 29 izaba hagati izaba tariki 11 ndetse na tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu. Timeze bite rero ekipe ya Etincelle kuri 11 ubwo ngo tugiye guhera azakira ikipe ya Gasogi, umukino uzabera kuri Stade Umuganda. Hanyuma ikipe ya Musanze Football Club kabisa izaba yakira ikipe ya Mukura Victory Sport, umukino uzabera kuri Stade Ubworoherane ku isaha y'isa 9. Twari Doreste kabisa izaba yakira ikipe ya Gorilla kuri Stade Ngoma. Hanyuma ekipe ya Gicumbi kabisa izakira ikipe ya Rutsiro, umukino uzabera ku Stade ya Gicumbi. Hanyuma ekipe ya Apple Football Club kabisa izakira ikipe ya AS Kigali, umukino uzabera kuri Stade ya Kigali Nyamirambo azabera ku isaha y'isa 9. Hanyuma Bugesera izakina n'ikipe ya Polisi, umukino uzabera Bugesera. Hanyuma ekipe ya Marine kabisa yakira Rayon Sports, umukino uzabera kuri Stade Umuganda. Ekipe ya Espoir kabisa igomba kuzakina n'ikipe ya Kiyovu Sport, umukino ugomba kuzabera kuri Stade ya Rusizi ku isaha y'isa 9. Akiya 12 z'wa gatandatu rero ubwo ni umukino wa Espoir na Kiyovu.
niwo wonyine uzaba ku itariki 12. hanyuma umukino w'umunsi 30 nabo tubereze updates kugira ngo abantu baraza amatariki ko bamenye ko yahindutse. hanyuma ku itariki 14 z'ukwa gatandatu haza imikino igera kuri 4. Ikipe ya Musanze izakina ikipe ya Rutsiro umukino uzabera ku stade Bworoherane. Ikipe ya Tensel kabisa izakira ikipe ya Mukura umukino uzabera ku stade Umuganda. hanyuma ikipe ya Police kabisa izakira ikipe ya APR Football Club umukino uzabera kuri stade ya Kigali Nyamirambo ku isaha y'isa 9. hanyuma Kigali nayo izaba yakiriye ekipe ya Etoile de l'Est. Andi mikino izaba ku itariki ya 15 itariki ya 16 nayo ndaje nyuremo nyikubwira. Yes, ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu kabisa ikipe ya Gasogi izakira ikipe ya Rayon Sport umukino uzabera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. hanyuma ikipe ya Kiyovu Sport kabisa izaba yakiriye ikipe ya Marine umukino uzabera kuri stade ya Kigali Nyamirambo. bukeye bwaho haza imikino igera kuri 2. Gorira izakira ikipe ya Espoir umukino uzabera kuri stade ya Kigali. hanyuma ikipe ya Gicumbi kabisa yakira ikipe ya Bugesera umukino uzabera kuri stade ya Gicumbi kabisa ku isaha y'isa 9. ngaho nguko ngibyo ibijyanye na Ferwafa kabisa bijyanye no guhindura imikino byatewe n'imikino y'igihugu igomba kuzaba muri ayo matariki ari imbere kabisa mu byumweru bibiri imbere. Ubwo rero tugomba kugerageza guhindura kugira ngo turebe ko nibura bitazahurirana n'iyi mikino y'ikipe y'igihugu. Ubwo rero kuri Kareb twihuse cyane twihuse kabisa kugira ngo mu minsi yashize nibwo mwamubonye ari mu Rwanda. kugenda bakora umunzani ndi kugenda mbabona nk'uyu nguyu rwose umunzani akoze ati mubona Ferwafa na APR bitandukaniye ubwo niko abibona nyine afite uko abibona we shakoro nta tandukaniro ariko biratandukanye. umwe ni tubyita ngo igeze umwe ni umukozi wundi umwe ni umunyamuryango wundi niko twabyita. Ferwafa ni federation ni shyira hamwe. APR ni equipe ya gisirikare atandukanye cyane ibyo ngibyo rwose atandukana biratandukanye aho bihuriye rwose ntaho aho kabisa. Ubwo rero ibijyanye bimenye Imana Bonfils Kareb ngira ngo byatangajwe ku munsi w'ejo hanyuma bavuga ko agomba kugaruka muri equipe ya Rayon Sport. ngira ngo mu byumweru 3 cyangwa se 2 bishize bimenye Imana Bonfils Kareb yagaragaye hano i Kigali ariko makuru yarahari ngo nuko yaraje mu bigana ikipe ya Rayon Sport ko bucece ariko nanone ngo bari bafite umutego yuko uyu nguyu ashobora kuba ari ikipe igiye kumutwara bikavuga ko rero yagomba kubanza kwitekerezaho akabona gutanga version ye yo kuza muri Rayon Sport. kuri ubu ngubu rero yamaze kwidekarara kabisa. ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport nayo batangiye ibiganiro ndetse ngo bisa naho byamaze kurangira kubera ko biravuga ko agiye kuza akayikinira imyaka 2 hanyuma ngo akazaba ayikinira amafaranga yo ndabona amafaranga se aza kuvugisha umuvugizi atubwire amafaranga niyo Kareb agiye gufata n'ahantu avuye ni make cyane. nkurikije hano Kareb avuye ntabwo amafaranga yafata ibintu rwose. Jean Paul turaguhamagara mu kanya tubwire cyangwa nawe twandikira ndabizi budukurikiye ibintu amafaranga mugiye guha Kareb niyo cyangwa ni ibihuha Kareb yayafata ni make cyane ntabwo twayabwira abanya ni make cyane rwose. ubwo rero ntekereza ko wenda ari version zigomba kuva muri kwa nyiri ubwite ndetse na Rayon Sport batubwira byanya by'amafaranga agomba gufata atari kutubeshya kabisa. munakamenya ko biba bihagaze. nabonye abantu benshi bavuga bati equipe ya Rayon Sport umukino wo kwishyura na equipe ya APR ibintu biduhimbaze mu kingo bimeze bite ibyo byose nyine umvikana
ibintu biri kugenda bicaracana muri Rayon Sport, natwe tuba tugomba gukurikirana tukamenya n'imvano yabyo, tukamenya uko bimeze. Ariko muri rusange nyine Rayon Sport yakaniye match yakaniye kuko hari amakondisiyo menshi bakinnye kugenda babahereza, akabwira ati tudakinnye imikino nyafurika rwose ntabwo twaza muri Rayon Sport. Ati n'imikino mpuzamahanga mwaramaze kuvamo, tubwe twishakira andi ma equipe. Harahari benshi cyane rwose. Ubwo rero umuntu akavuga ati byagorana cyane kuzabona Rayon Sport ikomeye umwaka utaha iramutse itagiye mu mikino nyafurika. Ibintu byazaba bibi cyane rwose. Nayo igira icyo akavuga ati kabisa tugomba gutwara igikombe cy'amahoro nibura kugira ngo bibe byabasha kuvamo. Byabasha gukunda. Turi kugerageza ku murongo wa telefone Jean Paul niba kudukunda tuza kumuvugisha. Mpamvu tugenda gake gake dufate karuhuko k'umunota umwe tugaruke turebe uko bimeze, ariko na Jean Paul adukundiye. Paul rwose ndabona bitari gukunda neza. Nitwa Kafu rwose iri kugenda idukurikirana cyane. Ejo yaratwitinze ivuga ati kabisa hagati y'ikipe y'Amavubi na Senegal ninde uzatsinda. Ntabwo byoroshye kabisa. Ubwo rero ndabona Jean Paul bitakunze ku murongo wa telefone, ariko wenda turaza kugerageza kumuvugisha na off mic tuze kumva neza cyane gusa version z'izi transfer zitandukanye zigenda zivuga muri equipe ya Rayon Sport. Ndabona rero ibitekerezo byanyu ni byinshi cyane kabisa. Kuri Facebook mwahageze, kuri WhatsApp ndabona ewan ibitekerezo ntabwo ariko harimo n'abantu bari gutebya wa akansuhuza nkunda match w'ikirindo wa Kirindinyo, nkunda match fata peace one. Abaka Dennis ndababona kabisa baba live bameze neza, bagenda badukurikirana 5 kuri 5. Ubwo rero ntabwo ibitekerezo byanyu ni byinshi pe, ni byinshi cyane rwose. Agenzi bacu kuri Fine FM muramira ni Justin na Sam Karenzi, abonye bagiye guhuza amaboko kuri Fine FM. Ubwo rero bategereza ikintu cyitwa amakuru cyiko rw'ikirenga none muri sport. Azambara rwose abantu bavuga bati ni trio nziza, kandi koko nibyo bizabikaze cyane kabisa. Bizabikaze cyane sana kabisa. Ubwo rero reka mite mbacika kuko ibitekerezo byanyu byo ni byinshi kandi iminota yatujyanye, ariko nanone mbibutse ko kabisa ukeneye internet yihuta ni Mango 4G, amagare kuri 40-50 kabisa bagufashe ibintu bigende neza cyane kabisa. Ntabwo badukurikiye kuri YouTube dukoresha Mango, ntabwo bishoboka. Abantu badukurikiye kuri YouTube bose nizere ko bakoresha Mango 4G. Atari ibyo ngibyo kabisa ntabwo mwaba muri gukoresha internet nziza, n'andi magambo ntabwo mwaba mudufatisha fresh. Reka mbashimire neza cyane kabisa, nizere ko kabisa murakomeza kugenda mudukurikirana neza mu biganiro byacu bikurikiyeho. Hanyuma nge nitwa Jason, dusubire makuru ataha.
reka nongere mbifurize ibihe byiza mwe mwese mukomeje kugenda amudukurikirana reka anizere ko kabisa abantu mwese muri mu nkuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali mukomeje kugenda mugira ibihe byiza birumvikana rero ni Rayon Time TV hanyuma tuje kugenda tuganira twizere ko rero mwaramutse neza cyane ahantu muherereye nizere ko kandi mumeze neza mu buryo bw'umubiri ndetse na roho nziza. Yes, birumvikana rero nitwa Jozo Christian maze kumenyera kabisa angaha tuba atumeze neza mu kiganiro twise Rayon Sport Time YouTube ibayita Rayon Time TV. Atuja mu kiganiro cy'imikino nkuko nabi ikubwiye neza cyane kabisa ni ikiganiro kimara iminota itari imyinshi cyane kabisa ngaha rero tuba tugomba kugenda tuganira amakuru agiye atandukanye abagezweho muri Rayon Sport ngaha nkuko nabivuze tuganira Rayon Sport 99% hanyuma rimwe risigaye tukaganira andi ma equipe n'andi makuru bari kugenda acara. Ntabwo rero byoroshye habe na gatoya ntabwo byoroshye kabisa ariko birumvikana biba ari ibintu byo kugerageza kugira ngo turebe ko twagerageza kuba update hanyuma tugerageza gufasha abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport kumenya amakuru agiye atandukanye abarimo imbere muri ekipe yabo ekipe ya rubanda. Rero n'amakuru turi buze kugenda dusangira ijambo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi turaza kwifashisha kabisa telefone haba ku murongo wa telefone turaza kubakira neza cyane telefone yacu ni 0784422982 kabisa hanyuma tukagenda tuganira neza cyane. Rero iyo telefone kabisa niyo turaza kubakiraho nkuko maze kubivuga hanyuma tugiye kugerageza kuganira twibanda kuri operation Youssef yunguye kabisa ugomba kuba agaruka muri Rayon Sport kabisa. Rero operation kabisa Youssef kabisa ubungubu kabisa navuga ko ari ibyinshi cyane kabisa bikomeje kugenda bivuga kuri iyo operation urebye ahanini turaza kuganiraho ikijyanye no gusaba imbabazi k'uyu nguyu Youssef ndetse no kugaruka kwe muri Rayon Sport operation kwiteye ijambo rya perezida n'uburyo connection ye na Youssef imeze ubu ngubu ndetse no kuba Youssef yarasezerewe muri equipe ya Rayon Sport cyangwa se arekuwe hanyuma agasubira muri Jado Casablanca turaza kumenya ubuzima bwe nyuma yaho byagenze bite bimwe mu byatumye asabira imbabazi muri Rayon Sport ndetse akahita ayifuza kuyigarukamo nabo bakaba bamwakiriye kuri konde 3 uraza kumenya ngo nizihe mu kanya gatoya. Ubwo rero
ntabwo tuba tugomba gutinda birumvikana ahangaha nkuko namaze kubikubwira kabisa turaza kwibanda kuri operation Youssef Lahaba bijyanye no gusaba imbabazi muri Rayon Sport kuba agiye kugarukamo ndetse na condition eshatu zamaze gushyirwaho rero byose kabisa turaza kugerageza kubisesengura neza dukoresheje amakuru yizewe kandi atangwa hariya imbere muri ekipe ya Rayon Sport birumvikana hanyuma rero tugahita tugerageza guhereza buri wese udukurikirana ahangaha kabisa icyo twakwita amakuru ya nyayo muri rusange ubwo ibitekerezo byanyu natangiye kugenda mbibona gake kabisa ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye mwatangiye kugenda mwandika kabisa mugaragaza byinshi bitandukanye muri kugenda mutangaza muri rusange ubwo rero nabyo birumvikana bagomba kugenda binyuzamo amaso kugira ngo dutangire kino kiganiro kabisa twamaze kuganira no kumenya abakunzi bacu ahantu baherereye ndetse n'ibyo bahugiyemo muri aya masaha kugira ngo ibintu bibe bimeze neza cyane kabisa ibitekerezo byanyu kabisa ndi kugenda binyuzamo amaso kugira ngo ndebe neza uko bimeze kugira ngo ngende menya neza ikintu muri gutangaza kabisa kugenda mutangaza ati nitwa Jedewo ati nibere hano kabisa mu ntara y'amajyaruguru ati kabisa mujye munsuhuza Jedewo tugusuza nta kibazo rwose birumvikana kuko hano ni iwanyu ni mu rugo mugomba kujya muhi isanga muri iru usanga ubwo rero ndabona ibitekerezo byari byinshi sinzi niba ndibuze kubinyuzamo amaso byose ngo mbirangize ariko ndaza kugerageza kugira ngo hatagira uza kugira icyo yitwaza birumvikana bagomba kugira ngo ngerageze kabisa ndebe uko bimeze kabisa ndebe uko bimeze nta mikino ihari ni hatari kabisa n'umuntu warunteye story aka kantu ka Taifa ngo gabwiye umuntu kuri radio ngo wamugabo ndashaka kumva neza nanditse muri studio cyangwa ntumve off mic ntabwo biba byoroshye nyine muramira regisi abonye urukiko rw'ubujurire rwagarukanye imbaraga zidasanzwe rwose rushobora kuba rugiye gutwika abagenzi bacu kuri fine bashobora kuba bagiye gutwika rwose ubona ko izaba ari tiyo nziza cyane kabisa ubwo rero tubifuriza amahirwe masa mbona bavuga ati kabisa ku munsi wo mbere kabisa ati tuzaba atangiye tumeze neza cyane birumvikana ubwo rero aze mbona kabisa ibintu bitoroshye cyane
ubwo rero mbere gato yuko twinjira neza muri operation Youssef nabira byose nababwiye kabisa bijyanye no gusaba imbabazi ndetse no kugaruka muri Rayon Sport ndetse na condition 3 nababwiye. Nabonye calendrier kabisa y'imikino ya champion isa naho yahindutse ukuntu. Nk'ubu ndabona kabisa umukino w'umunsi wa 29 wa champion cyiciro cya mbere hano mu Rwanda ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu haza imikino ikurikira. Ekipe ya Edenzer izakira ikipe ya Gasogi kuri stade Umuganda ku isaha y'isa 9. Hanyuma ekipe ya Musanze izakira ikipe ya Mukura Victor Sport ni kuri stade Ubworoherane ku isaha y'isa 9. Hanyuma ekipe ya Etoile de l'Est kabisa izakira ekipe ya Gorilla Football Club umukino uzabera Ingoma ku isaha isa 9. Hanyuma ekipe ya Gicumbi izakira ekipe ya Rutsiro umukino uzabera mu ntara y'Amajyaruguru hariya kabisa kuri stade ya Gicumbi. Ekipe ya APR Football Club umunsi izaba yakira ikipe ya AS do Kigali umukino uzabera kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Hanyuma ekipe ya Bugesera Football Club yo izakira ekipe ya Polisi umukino uzabera kuri stade ya Bugesera. Hanyuma ekipe ya Marine Football Club kabisa izaba yakiriye ekipe ya Rayon Sport umukino uzabera kuri stade Umuganda. Ndi mikino rero hazaba umukino umwe uzaba ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu. Ikipe ya Espoir aho ngaho izaba yakiriye ekipe ya Kiyovu Sport umukino uzabera i Rusizi kuri Rusizi Stadium azaba ari ku isaha isa 9. Ngiyo imikino y'umunsi wa 29 ayimuriye ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu kabisa. Rero abantu mwese kabisa mutegereje imikino vuba hangaha kubera imikino y'ikipe y'igihugu birumvikana amatariki nayo yahise yegezwa inyuma. Ndabona n'umunsi wa 30 kabisa uzaba tariki ya 14 ya 15 ndetse n'itariki ya 16 byose by'ukwezi kwa gatandatu. Imikino izaba tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu kabisa. Ikipe ya Musanze izaba yakira ikipe ya Rutsiro umukino uzabera kuri stade Ubworoherane ku isaha y'isa 9. Hanyuma ekipe ya Edenzer izakira n'ikipe ya Mukura Victor Sport umukino uzabera kuri stade Umuganda ku isaha y'isa 9. Hanyuma ekipe ya Polisi izakira ekipe ya APR Football Club n'umukino uzabera kuri stade ya Kigali Hanyuma ekipe ya AS Edo Kigali kabisa nayo izaba yakiriye ekipe ya Etoile de l'Est kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Rero navuga ko ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu naho azaba imikino birumvikana. Ekipe ya Gasogi United kabisa izaba iri mu kibuga yakira ekipe ya Rayon Sport kuri stade ya Kigali. Hanyuma ekipe ya Kiyovu Sport yakira ekipe ya Marine umukino nawo uzabera kuri stade ya Kigali Nyamirambo ku munsi ku gatandatu z'atariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu birumvikana. Ekipe ya Gorilla Football Club kabisa izaba yakiriye ekipe ya Espoir kabisa umukino uzabera kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Mu gihe ekipe ya Gicumbi Football Club yo izaba yakiriye ekipe ya Bugesera umukino uzabera i Gicumbi. Rero ngibyo nguko uko bimeze muri rusange uko kabisa imikino yashyizwe ku matariki atandukanye abijyanye n'uburyo hari kwitegura ekipe y'igihugu imikino itandukanye byagiye bihurirana niya shampiyona. Rero amasegonda 30 cyangwa se manze nyuzemo ibitekerezo byanyu nebe uko bimeze ndahita nza niruka cyane mu kiganiro neza cyane kabisa. Nza dutangira na operation Youssef kabisa ibijyanye n'imbabazi yasabye ibijyanye no kugaruka muri Rayon Sport ibijyanye n'ubuzima bayibo muri Raja Casablanca ndetse n'ibijyanye na condition 3 zashyizweho ndetse n'ibyo president yatangaje kuri iyi transfer back cyangwa se backing transfer. Ibyo byose rero biraza kuba biri muri kino kiganiro neza cyane. Naranje kugenda nkubura buri kamwe kose kari mu nzira kugira ngo
nze kuza muri operation meze neza nta na kimwe kiri kuncika habe na gatoya. Reka mpite nihuta cyane kubera ko ndabona amasaha yo aba yatujyanye. Ndabona nka warakirindinyo kabisa, wakirindinyo ewa navuga ati kabisa ameze neza, abantu nk'abankunda match bose kabisa. Je navuga ati kabisa tumeze bo turakurikira kabisa iyo operation muyitugezeho neza. Yavuga ati kabisa Youssef kabisa ni umukinnyi mwiza cyane kabisa, ati ko yagaruka muri Rayon Sport ni ibintu by'agaciro. Reka mfite akaruhuko gatoya ku munota umwe cyangwa se amasegonda 30 uri mitenza nanzika nirigaruka rya Youssef muri Rayon Sport. Ubwo rero reka mpite nihuta neza cyane kabisa kugira ngo neza mbagezeho operation Youssef uko imeze. Reka duhere inyuma gatoya operation dutangire twibukiranya uburyo Youssef yavuye muri Rayon Sport. Ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere kabisa nibwo hasohotse itangazo rivuga ko umukinnyi waturutse muri Raja Casablanca aturuka mu gihugu cya Maroc amaze gutandukana na equipe ya Rayon Sport ku mugaragaro ku mpamvu umukinnyi yise kudafatwa neza muri equipe. Hanyuma haje gutangazwa version ivuye kuri perezida ivuga ko Youssef kabisa afite imyitwarire itari myiza, ariyo mpamvu atandukanye na equipe ya Rayon Sport nta yindi mpamvu ihari. Mbere yaho gatoya mu ijoro ryo ku wa 20 z'ukwezi kwa mbere hari hasohotse inkuru yo mu kinyamakuru gikorera hariya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, akivuga ko umukinnyi waturutse muri Raja Casablanca akajya muri equipe ya Rayon Sport agiye nk'intizanyo yabayeho mu buzima bubi cyangwa se afashwe nabi ku buryo bubi cyane, byanatumye ngo afata icyemezo cyo gusezera muri iyi equipe. Igihe amashusho yaracicikanye, hanyuma ubuyobozi bwa equipe ya Rayon Sport barabibona bufata icyemezo cyo gutandukana na Youssef Lahab. Ako kanya inama y'igiteraganye zitangira ku isaha y'isa 9 hariya kuri Hit Porter, hanyuma afata icyemezo witwa Youssef baramusezerera ku mugaragaro. Nyuma yaho rero uwitwa Youssef Lahab yaje gusubira mu gihugu cya Maroc muri equipe yari yarahozemo ya Raja Casablanca. Hanyuma ahageze yaza kwakirwa bamushyira muri equipe y'abakiri bato, ntabwo bahise bamushyira muri Ligue 1 y'iki hariya mu gihugu cya Maroc, ahubwo bahise bamushyikiriza equipe y'abakiri bato cyangwa se Academy ka Raja Casablanca. Ibi rero ntabwo Youssef yigeze abyakira cyangwa se ngo abyishimira, byaje gutuma rero haza kuvuka imvururu zidasanzwe. Witwa Youssef umwaje we cyangwa se agent we aza gutangaza ko atishimiye umwanya Youssef ari guhabwa cyangwa se agaciro ari guhabwa abijyanye n'ubuhanga ndetse n'ubushobozi uyu mukinnyi ngo yifitemo. Gusa ibyo ngibyo ntacyo byatanze kubera ko equipe ya Raja Casablanca itigeze yisubiraho na gatoya kuba yamuhindura ngo imuzane muri equipe nkuru ya Raja Casablanca, cyane ku mwanya akinaho wari uriho abakinnyi benshi kandi ngo bamurusha nkuko ubuyobozi bwa Raja Casablanca icyo gihe bwabitangaje. Hanyuma rero
haje gucamo igihe kingana n'ibyumweru bibiri witwa Youssef ari kubarizwa mu kademi ka ekipe ya Raja do Casablanca. Hanyuma ekipe yo mu gihugu cya Misiri ikina mu cyiciro cya gatatu iza kumwifuza, ariko Youssef aza kuvuga ko atari ku rwego rwo gukina icyiciro cya gatatu mu gihugu cya Misiri. Nyuma yaho rero Youssef yakomeje kubaho atishimye muri Raja do Casablanca, abiza gutuma atangira gusiba imyitozo imwe n'imwe, baza kumushyira mu bihano by'iminsi 15 ari mu bihano muri ekipe ya Raja do Casablanca. Hanyuma ibyo bihano abirangije agarutse muri ekipe asanga umwanya we warawukabye ndetse no mu kademi asigaye afata agatebe. Ubwo rero nyuma yaho gatoya kabisa nibwo witwa Paul Egtarta, uyu nguyu ni umu agent we n'ubundi usanzwe umureberera ahazaza he, yagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'ekipe ya Rayon Sport kuri telefone, bagirana ibiganiro by'isaha n'iminota 30 baganira ku bijyanye na Youssef Rahab. Ushobora kuri kwibaza ngo barimo baganira iki ku minota ingana gutyo yose. Ikinyamakuru Mwana Sports cyo muri Tanzania icyo gihe cyanditse article igira ati Operation Coming Back Youssef. Ntibashyiraho ijambo Rayon Sport, bandika ati Operation Coming Back Youssef. Ibyo ngibyo gusa nibyo banditse ku kinyamakuru cyabo. Hanyuma winjiye mu kinyamakuru baranditse bati uwahoze ari umukinnyi wa Rayon Sport Youssef Rahab ntabwo yishimye ashobora kugaruka muri Rayon Sport. Amakuru yasohotse nyuma yaho avugwa mu byari byavugiwe mu kiganiro umwe mu bayobozi b'ekipe ya Sport agiranye n'uwo mwa agent wa Youssef Rahab, nuko harimo condition eshatu zigomba kugarura Youssef Rahab muri Rayon Sport mu gihe cyose izo condition zaba zubahirijwe, kuko ngo negotiation n'ikijyanye n'ifaranga byamaze kujya hanze. Shoko kwibaza ngo nangahe bemeje imyaka ingahe, ese izo condition ni zihe? Reka mfata karuhuko akamasegonda 30 hanyuma ngaruke nabyo mbikubwira neza ibya Youssef kuri isaha. Ubwo rero ngo operation aho twari tuyigeze ngira ngo mwagiye mwumva neza uko twagiye tuyimanuka neza cyane. Hanyuma rero ibimwe mu byemejwe n'umu agent wa ekipe wa Youssef Rahab aganira n'umwe mu bayobozi b'ekipe ya Rayon Sport, bavuze ko Youssef yifuzwa muri Rayon Sport ariko na Youssef nawe akaba yifuza Rayon Sport, bivuze ngo bose bayifuzanya, ariko Youssef akavuga ko kimwe mu bintu yifuza kandi agomba kubona muri Rayon Sport ari ibintu bitatu. Icyambere, Youssef arifuza gukina imikino nyafurika iyo ari yo yose. Baravuga bati
process zose mwakora ngomba kuza ari uko mufite kuzakina imikino nyafurika umwaka utaha. Kubera ko ati ndifuza ko umukinnyi mpuzamahanga ariko nanone ugaragara nk'uko urwego mpuzamahanga. Kugira ngo urwego mpuzamahanga nuko nzakina imikino mpuzamahanga. Mu ijambo rye rituje gutyo aravuga ati nuko nzakina imikino mpuzamahanga. Na Rayon Sport ikavuga iti turi gushaka ko twakina koze kugira ngo tuzatwara igikombe cy'amahoro, hanyuma bizarangire tugaragaye umukino nyafurika CAF Confederation Cup, ngo byose bihite bikemuka neza cyane. Abantu benshi bakavuga bati Youssef byanga byakunda agomba guruka muri Rayon Sport mu gihe kuko niyo condition ubundi isa naho igoye cyane, akubera ko izindi condition ziri aho ngaho. Mu gihe Rayon Sport rero yaba itwaye igikombe cy'amahoro, mwahita mubona Youssef Rahab Kigali kabisa agaruka muri private jet. Iyo mpamvu rwose uri kubona ko amafani club agiye atandukanye muri Rayon yakomeje kugenda shyiramo icyo twakwita imbaraga hose, bavuga bati kabisa tugomba kugerageza gutanga umusanzu wacu kugira ngo ekipi yacu ibone icyo twakwita gahimbazamuzi cyangwa se prime, hanyuma izatubaze ikindi natwe tuzebaza umusaruro ku munsi wo kuwa kane adukina umukino wo kwishyura n'ikipe APR Football Club. Twisezerere atari ibyo ngibyo Rayon Sport turaba tuguye hasi, kubera ko nta mukinnyi n'umwe twazongera gusinyisha. Nibyo ngibyo n'amagambo y'abafana ba Rayon Sport, ariko none bajya kureba neza ugasanga abisa naho bijya kuba byo, kubera ko abakinnyi benshi mpuzamahanga bashaka gukina imikino mpuzamahanga, kandi gukina imikino mpuzamahanga nuko ikipe ya Rayon Sport nibura yagaragara muri CAF Confederation Cup. Ubwo rero umuntu yakwibaza ngo ese Rayon Sport ubushobozi bwo gutsinda APR Football Club ku munsi wo kuwa kane izamubona kugira ngo irebe ko yazakina imikino nyafurika umwaka utaha. Byose ni byo gutega amaso tukazarira mu cyumweru gitaha uko bizagenda. Izindi conditions zigera kuri ebyiri zo ni conditions zisanzwe, ni condition ijyanye no kuba azaba afite appartement cyangwa se afite aho kuba, ndetse bakamuhereza n'imodoka ye yo kugendamo hano i Kigali. Ibyo byo basanze ari ibintu simple, kubera ko abafana ba Sport n'abakire ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu batinda, ahubwo ikintu batindaho cyane abagomba kumenya nuko ese equipe ya Sport igikombe cy'amahoro iri tayari kugitwara. Niyo kintu cya mbere abasa naho bari gutsimbararaho muri rusange. Gora mu kanya gato ndaje tugaruke kuri version ya perezida wa Sport, nawe avuga noneho kuri iri garuka rya Youssef Rahab. Rero perezida wa ekipe ya Rayon Sport kabisa nawe yaravuze ati uyu nguyu ni umwe mu bakinnyi kabisa twishimiye, kandi twishimiye ibyo yakoze. Ati kabisa kuba yagaruka muri Rayon Sport ni ibya agaciro. Tukavuga ati rero natwe turukora iyo bwabaga bwose kabisa kugira ngo ibyo yifuza tubigereho, hanyuma tumugarure muri ekipe ya Rayon Sport. Ibitekerezo byayo bigenda binyuzamo amaso gatoya, ngiye kuza mbisoma byose kabisa, numva uburyo mwakiriye cyangwa se mukomeye amashyi igaruka rya Youssef muri Rayon Sport mu gihe mwamutwaye iki gikombe cy'amahoro. Ndaje gatoya byose tubinyuremo neza twitonze, n'ibitekerezo byanyu mvuga.
Yes, kabisa we ati nitwa J Squeeze ati nkoresha caption nitwa ha uguha ati kabisa rero ati ekipe ya Rayon Sport kabisa ati yongiyo ni diri komeye cyane kabisa ati kuko Youssef Lahaba ati navuga ko kabisa ari umwe mu bakinnyi bitwaye neza cyangwa se bagaragaje icyo nakwita imbaraga zidasanzwe muri ekipe ya Rayon Sport kandi agaragaza ari umusaruro mwinshi cyane ati rero ati kuba ekipe ya Rayon Sport yagara Youssef ati navuga ko ari akantu keza yaba ikoze ati nitwa Dr Pacifique ati kabisa ndabakurikiye nibere mu Kamenge ati Rayon Sport hejuru cyane kuri YouTube channel yacu mutubwire kabisa Youssef muri kumwakira gute ayitwa Youssef kabisa muri kugenda mu mwakira gute turategereje rero kabisa turategereje kugira ngo turebe neza ibitekerezo byanyu ati nitwa Antonio ati Rayon Sport turayishyigikiye akoze cyane Antonio kabisa genda atangaza byinshi cyane kabisa Antonio ati nitwa Rwigamba kabisa ati komeze neza ati equipe ya Rayon Sport ekipe ya Sport kabisa ati meze neza ndumva tuzatwika umwaka utaha ati nitwa Mayi umuhuza kabisa ati Youssef agarutse muri Rayon Sport namenya ko atagira ubwenge agira iki mw'abantu mwe nabashaka gutukana se ngubwo nyine sinzi abona hari akabreaking news witwa Twitesha Radio TV 10 witwa ngo Ministry Olole Munyagajo Mimosa na Ministry Dr Ernest Nsabimana basuye stade ya Huye aho barebye aho imirimo yo kuyivugurura igeze okay they visit Dore ko iyi stade ariyo izakirirwaho imikino y'u Rwanda ruzakira ayo gushaka itike ya kane ya 2023 izabera mu gihugu cya Cote d'Ivoire kuri RBA Soze Lorenzo Christian kabisa nyiri gushikwana na Radio TV 10 tumusuhuze soze rwose ese ni ikindi kubona ariko Ernest ubutumwa bwawe busubiramo neza utubwire ngo ufite ubwino ngo mu Rwanda ngo imikino ngo ya fixing ibyo bintu rwose ati kabisa ati nitwa Edwin kabisa ati twishimiye igaruka rya Youssef kabisa ati kandi turabona tuzabikora neza cyane ati rero ati ahubwo Rayon Sport nishyiremo akabara gitware igikombe cy'amahoro hanyuma natwe twerekana urwego rwo hejuru Rayon Sport twaye igikombe cy'amahoro nta kabuza yabikoza akantu kabisa mugahambaye neza cyane ati nitwa Kefa Mastermind ati turakurikira kabisa twibereye hano i Kigali ati nitwa Alphonse Marie Kamugisha ati twibereye Nyakinama kabisa mu karere ka Musanze ati turabakunda cyane basaza mfana wa Rayon Sport dukunda rwose ntabwo yari warishu Jonathan Kabe ati mambo vipi Ita Jonathan Kabe kabisa ndakubona neza cyane kapo umeze neza cyane wagenda utanga updates zigiye zitandukanye birumvikana rero nawe tugera tugusuza kabisa tumeze neza cyane tugenda twungurana ibitekerezo birumvikana kabisa tumeze ibitekerezo byanyu kugera bimeze amaso kuri Facebook yacu abagenda kabisa mbona ibyo muba mwatangaje birumvikana ndetse n'abakoresha Instagram Twitter mwese kabisa twabashyize igorora hose post twaziteretseho tumeze neza Jonathan Gabe nawe turagukunda cyane kabisa ati rero twizere ko umeze neza ati wonana wacu Imana idufashe kabisa abe yakira kuko ibintu byacu bimeze nabi
Nizigiyimana Karim Mugenzi yagarutse mu ikipe y'igihugu nyuma y'imyaka 2 asezeye mu intamba mu rugamba. Uburundi bufite umukino uzabahuza na Namibia Windhoek n'uwo wazakinamo na Cameroon i Dar es Salaam mu kwezi gutaha. Mugenzi rero ari mu bakinnyi bari kwitwara neza muri Rayon Sport muri uyu mwaka, bikaba byatumye ahamagarwa muri kipe y'intamba mu rugamba, kipe y'igihugu Burundi. Mugenzi yitwaye neza, nta kintu wazushinja rwose uyu muhungu. Reka niko bimeze. Aperi ngo ibiciro zakuba kabiri ariko ngo itike ya make 20 faranga izayaryara 20, 40, 120, 140. Ngubwo nyine abatafite ntago bazareba match. Ibiciro no mu Rwanda bisigaye bikaze. Hatari kweli kabisa. Ni wadanje ntabwo biba byoroshye nyine tu. Byabona nabyo twabibabwiye, umuntu uri kubimbaza nyine yihangane, twamaze kubitangaza neza cyane. Mbona hari abantu benshi kabisa baza nyuma bakatubaza amakuru twamaze gutangazwa. Mujye musubira inyuma gatoya mwumve ibyo twavuze mbere. None hatari kabisa, ariko kafi sigaye dukunda. Nabonye yatwitinze ejo ngo the first encounter between Senegal and Rwanda is set to take place in the Total Energies African 2023, who will bag the first win. Ekosha hatari, ayona kari hatari kabisa, ariko biba byoroshye. Biba byoroshye kabisa. Ibintu byahari ingingo ku munsi w'ejo byo byari ibihuha bavuze ngo wahawe ruswa. Reka abonye babinyomoza rwose neza cyane ubuyobozi bwa Kiyovu Sport. Muga bati ibintu byo kuvuga ngo hari ingingo bamuhaye ruswa kuri match ya IPR ngo ya miliyoni 6. Ibyo ngibyo murebe iyo mubishyira. Ubuyobozi bwa Kiyovu Sport bwarabinyomoje rwose, bavuga ko equipe irameze neza nta kibazo bafite. Ngo rero bagiye bazana ibintu by'impuha. Twizere ko mwese rero mubyumva neza. Ubwo rero kamite mbashimira neza cyane kabisa. Nshimira abantu bose kabisa bari mudukurikiranye neza. Nshimira kabisa abantu bose bamaze gukora subscribe. Hanyuma mbashimira neza, ngira ngo operation Youssef nari mukuru yatandukanye mwamaze kwiyumva neza. Nitwa Jaso. Hanyuma kigali twakise Leo Time Sports.